Ndagushimiye wowe unkurikiye kuri Rama Family kandi nguhaye ikaze. Reka nshimire wowe uba warakoze subscribe kuri Rama Family, ariko kandi nawe udukurikirana ndagusaba ngo ujye ukora like, ukore share, ukore comment, ariko kandi unakore subscribe. Nyemerera turebere hamwe uburyo ushobora kwita ku mwana ufite hagati y'amezi 9 kugera ku mezi 12. Iteka ryose dukomeza gutangirira mu konsa umwana wawe igihe abishakiye, haba ku manywa haba nijoro. Kubera iki? Kubera ko ibi bituma agumya kugira ubuzima bwiza n'imbaraga, kubera ko amashereka aba akiri ingenzi mu bigize indyo y'umwana wawe. Kwibutsa ko amashereka atanga ibirenze 1/2 cy'imbaraga umwana wawe akeneye igihe afite amezi 9 kugera kuri 12. Mu gihe uri munsi ho, amashereka abagize 2/3. Kwibutse kandi niba watangiye ifashabere kuri uyu mwana ugeze muri iki kigero, ugomba kumwonsa buri gihe mbere yo kumuha ibiryo. Impamvu narayibabwiye nuko umwana yabanje kurya ashobora guhaga bigatuma tonka, kandi hano tukibona ko umwana wawe amashereka amuha ibirenze 1/2 cy'imbaraga aba akeneye. Igihe uha umwana wawe ifashabere, ugomba kuzirikana bya bindi twavuze, inshuro, uko bingana, uko bigomba kuba bifashe, uko binyuranye, uko abishishikarira, ndetse n'isuku. Hano rero icy'ingenzi ugomba kumenya nuko inshuro zo zitangira kwiyongera ugereranije nabo mu mezi yabanje. Ubu noneho ugomba kumugaburira hagati y'inshuro 3 n'4 ku munsi. Noneho uko bigomba kuba bingana rero, ugomba kuzamura ingano y'ibyo umuha ukageza kuri 1/2 cy'igikombe kuri buri gaburo, kandi ugomba rwose kugerageza ibi bipimo ukajya ubikora neza kugira ngo umenye neza niba umwana wawe arya ingano ikwiye. Uko bigomba kuba bifashe rero, muhe ibiribwa n'abandi noneho bafataho, ariko ukatemo uduce duto cyane. Uyu mwana wujuje amezi 9 kugera ku 12 ugomba gutangira kugabanya kunomba ibiryo, ugatangira kumwigisha kurya ibiryo wakataguyemo uduce duto cyane. Ibi bigomba kuba bifashe cyane ku buryo bitakwivana ku kiyiko n'ubundi. Kubera iki? Kubera ko mu mezi 8 ubusanzwe umwana muzima ufite amezi 8 aba akwiriye gutangira kumenya kurya ibiribwa bifatishwa intoki. Uko bigomba kuba binyuranye rero, umwana akeneye igihe kugira ngo amenyere icyanga cya buri kiribwa gishyashya. Kandi menya ko buhoro buhoro uko ugenda ubundi bwoko bw'ibiribwa, ni nako agenda amenya icyanga gishya kuri buri bwoko bw'ibiryo. Uko umwana ashishikarira kurya, mubyeyi ongera wihangane ubishishikarize umwana, umushishikarize kurya ariko we kumuhatira kurya. Nkwibutse gukoresha isahani yihariye kugira ngo wizere ko amaze ibiryo byose wamugeneye. Kandi noneho ahangaha ho wigisha umwana wawe nabimushishikarize kurya yigana abandi. Uko abandi bari kurya nabigana akabishobora, uhita umushimira, umuhe bravo. Kwibutsa kandi nanone gusekera umwana wawe kandi ukamuganiriza igihe umugaburira. Wite ku byo avuga cyangwa se ibyo ubona yitayeho. Soza, ndakwibutsa ko isuku ari ingenzi. Buriya isuku iribanza ikanikurikira. Kubera ko
umwana ugitangira kurya aba afite ibyago byinshi byo kurwara impiswi, bityo rero nukora isuku ihambaye, nugira isuku kuri uyu mwana wawe no ku biribwa bye, uzacana ukubiri n'indwara z'impiswi. Nanone kandi sinabura kukubwira mu bijyanye n'isuku ko bibero n'ibikombe bifite imihiro ku munwa ntabwo byizewe kuko bigoye kubisukura, bityo bikaba byakurura indwara. Ndagushimiye.